Ubwo amafaranga reka nkubwira ku kijyanye n'amafaranga. Amafaranga si yo gushaka. Yayanziye. Ngo wabimbura imbwa mu rwawe. Kandi noneho ndambwa yabi. Kana nibagiwe. Ari gise mwamushije ku nzoga. Usubira kumva ari ikintu. tugatahana wine rero bamani ibyo by'abagore tubikureho inagenda technology nuri mu afite network Ko mwabaye ibitubi. Kuwa sinzi mwawe ikintu gikoma cyakugisuca. Cyane zanzi. Nambwa mwe ndimbwa. namba kuwa ni mwahiye dunia kiduheza n'abashaka kuva mu gutiya wendereza abacusa abashaka tia tunasimama imala tunasimama imala Antidote. Yeah, Arajeshka fema. Yes. True troops. Yeah, tunasimama imala. Tunasimama imala. Tugasimbuka imala. Atake tekinike. Tugatahana wine. Cause of our people we take Naramutse. Muri amakuru. Ako si wowe ayawe. Shani mvange mwana. Sikundu ndikumva afite n'ibitotsi kugeza kuri saa. Uko uhatashe umeze nijoro. Wari wasinze utareba ku meza. Bizi nabi nzari rikurya umva. Ahubwo se nta byo byara. Batetse imvange. Mvange ntabwo nayishira muri oya. Shakisha ubundi ukumva. Pandekiriki. Supu. Ibyo birimo isupu nyinshi. Ako nshaka kumusu. Nyinshi cyane. Nta kibazo kandi kugaragaza mbere. Oya gira vuba ndi kumva ameze nabi cyane. Ziko ndi guhagarara ngumva ndi kuzungera. Koso ntabwo uri kubibonara. Bireke. Nigenda uburagira vuba wowe. Anijo. Kana nibagiwe. Ari gise mwamushije ku nzoga. Oya. Alex yatashe kare. Uzimo yatagiye twataye se? Yatashe yiruka. Kabari tarimo igikoma. Ntabwo yayicaramo. Ase rero naketse agakoma aje kumukoma mu rugo. Ubwo ndaza kumuhamagara kuri telefone. Ahubwo genda wowe unkore ibyo mubwiye. Nta kibazo cyane. Angerageze. Okay. Gira vuba rero. Sawa. Urasanga nanjye nturangije tudukwete. Sawa. weapon to get in enemy. Our ability activity high security. Cause of our unity we got in agenda technology no rimunda kwa fit network. Supernatural power I'm taking over chutuchunga sawa. Every time every hour I'm requesting na nunye wagaya. Ama unasita mala hiyo angalia hiya tuko namba 1 mwa hii dunia. Kiduheza n'abashaka kuva mu gutiya wendereza abacusa abashaka tia tunasimama imala. Ngeze mu cyumba cya papa. Ubu nsanze byagenze uko mbaze ngo byagenze. Ndenda mbeyambara. Ndere ya kabiri numva ngombwa. Ndere ya gatatu ndaje uruhande rw'igitanda nzanga yiwe. Nzagaruye mani. Wiki kandi byatuye n'abana abagabo babiri. Buriya bintu mani ndaba ari bye. Biyagarusha. Ubu byagenze. Nshatse kuvuga ko zira nzoga yawe yenyewe arizo zituma garuka. Usubira kumva ari ikintu. Nuko si twakora. Kubyaba bikaze. Biyagarura. Kumugera ati papa muri byo kumugikoma ngibyo bikoma nabibwiyeho ubwo mucumba ari kumwe. Ntabwo Nani bari abagabo babikoze. Kabiri ya gatatu ndabyumva. Sibacha kuri babikoze. Ubuse baraba. Umva rero. Tugenzura ndi kubona ngiye gufata. Ibyo kubiyama. Tuje kubavuza ata. Tukaba mukacari kandi. Ibi bintu bazabikorera papa. Ariko ubwo ni wowe urahakora. Sinende wakora mwakera akata. Ni wowe urahakora. Nakubireba ariko nenda no kuruka. Ariko no. Ngagute ariko no. Ngagute nja kubyumvira. Tuje kubabuza. Yego we.
ni wowe urakora wowe ni wewe uzi ko umunsi ubigera ukakora ni wowe urakora ni wewe tunasimama imara. Sari inzoga nuko Alex aragotomera wahora n'iki ko nawe wagotomeye cyane ubwo nakwibagije barabanywa ibigikoma n'inzoga barazishoboye wamubonye none iyo ari kwihara ntayanywa inzoga sugira ngo ntanibyo nagize ngo basizemo isukari inzoga y'uyu munsi noneho we rero dore ukunda umumeze ubundi mwewe ikintu cyatumye musinda cyane mwazinywanye igihe wabo ubura ko mutari museruka Alex niyo ngira kunywa igikoma uzahita unyitwa aya mwagotomeye mwakabije birabonera kunywa igikoma birabindu mwakoze ndaribyo ariko njyewe yanyweye udupfundikiye ngira ngo nayimeze nabi bisa nuko ngize umugisha mama Oliva nakankorera umuti ariko naraye meze nabi pe ku rwego utabyumva reka uzi ko mukanya nje ndi kuzungira guca ibaze noneho njyewe cyakura ufashe zino nkweto ngazimwanagurira guca kugira ngo agire ute akundaje kundekera isosi ndanje ndikumva meze nabi cyane ariko mwana ubambwiye ngo nkunze abagore nabo bakunze cyane oya pe byageze umwana agurira ari we ine dore ikibazo nicyo mbangira rero imunda azanye ubwumvikane mu rugo mutaga muhimba ibindi bintu nose no kugira ngo nsoze gomana kugira ngo nsoze aya pe none ugiye kudura mu metero n'amakari nyine nubwo dusanzwe tubana ariko namwe hari ibyo mukoraga ngabona ndakigenda gusa ubwo urakaramu nyine ntabwo ari ukurakara ariko gushaka guteranya umuntu n'umugore nabyo ndari byiza wowe uzisubire kandi ndi kubikubwira biseri ariko mwene ukarakaru inene baturi kuganira uje reka tuvuge iby'abagabo iby'abagore tubiri siko bamvuze ko wanaguye inkweto z'umugore ngo kugira ngo utekere ubaze n'ubugabo none n'ubu bwanakoze nareka none Alex akaba ari uza kubyivugira naho njyewe none ubwo zubakwa gute ubwo iwawe hameze ayo mugabo ugomba kuba intare mu rugo akaba rutinywa neza yaza abana bakiye noneho mwari muri kugurana umwana kuri inkweto naho gutekera ntabwo ari ukugurana ariko nguye kurere mu buryo nje nashushe bitewe n'ako gasosi ndakagotomeye umva wamutwara kumenyere imaze kurya buriya kanyabugabo ututangira kubira buriya kanyabugabo buno mfite niyo wamba n'imodoka nayiterura ubu niyo mpamvu bari kugabanya umuvuduko mu byerekeranye no kurakara kugira ngo udashiduka naguteruye wajemo no guterura nyine iyo uvuze ko umugore wanjye nkurikije buno uko nsigaye ndamukunda nanapfa tunasimama imara tugasimbuka imara. genzaga kutacha urwo rugo ruciye byagenda gute itesha swari isko nyine isko ana nta muntu wari witwa isko ariyo ana nta muntu wari witwa sare ariko pete ugira ikinyabupfura narakivuka nyine none se isko ariyo isko nawe uri hano none se papa wawe ntawe uhari ubwo si uvuga ko ari papa wanjye uri gushaka none se yobe ko isko ari papa isko ni isko hano hari papa ntahari none se papa wawe arahari mubwire ko ndi kumushaka uri kumushaka ndi kumushaka umushakira iki ndi kumushakira amafaranga banywereye zo mu kabari kanjye ngo bagenze ute banywereye none komeza uyashake rero none se ntawe uhari nyine ko mushaka arahari komeza umushake mubwire aze anzanira amafaranga ntawe uhari rero ari bizi kandi se ari bize mu bintu byanjye ibintu byawe urabifite ariko mubwire aze hano rero ko ndi kumushaka ntawe n'ibintu byawe ntubishakire hano ntawe nshaka amafaranga yanjye komeza uyashake none se ntawe yagusigiye yansigiye si mu webo ko tutasangiye nijoro yansigiye mu webo mwana ufite agasuzuguro ntako bitari kandi umuntu yagukubita warore oya da ubwo ari amafaranga reka nkubwire ku kijyanye n'amafaranga wambwira neza ubundi se kare kose nawe ari kuva wambwiye neza ko ari amafaranga ngaho ugenda uyazane rero amafaranga rero si yo gushaka ntayo nzigiye
Nose ubwo yagusigiye ntacyo nta mafaranga yansigiye garafure nagera hano umubwire ko amafaranga yanjye nashaka kubinabwiza ntikumvikana ndamubwira rero baye sinakubwiye iminsi ibiri nirashi oya nirashi umwihakane gatatu oya ubu narabisezereye birabyo suri kubona ndi kugira guca abandi ukagira ngo ni ntuza ariko guca mbaza muri gusinya ko nabisezereye ko ndazongera gutunga undi mugore ubwo nuriye umwe gusa ariko ubwo urekera gusinyira izamara igihe kimwe noneho ngo niba rurarikuraho oya ntabwo ndarikuraho ahubwo umwanzuro nafashe n'ubu ni ukuvuga ngo niba narafashe umwanzuro wo kumutunga ari yenyine byararangiye wabonye ko za nshoreke zose twatandukanye ariko kuvuga no gutaruka aragushoboye aranshoboye wabonye ndamwakije se aragushoboye cyane mbese ni mahwa ariko utavuga kunshobora ntabwo ari ukungubita kunshobora no kumvikana n'ukuri ako nawe uraganira uganire kigabo wasaba gushobora no gukomera okay ntabwo uri kuryoha karasha ashobora oya gushoborana rero biterwa n'ubwuzuza ajya tuba tunabyitanye rero nubwo ndimbwa cyane ubwo wabimbwa imbwa mu rwawe kandi noneho ndambwa yabimbwa ngira nibwo no kuvuna umuseke ariko noneho ibyo kuvuga ngo Alexi ibikwa Alexi we byarangiye n'ubundi rero urabona ko yabaye umugabo ari uko yagiye gusoma ko ari kandi uriya mwana we buryo cagiye cyane yasanye namukanguye mu bwonko ariko ukuntu yatangiye kutuganyira none ureba no kumva ko bari abana bakoze amakosa agahita yumva ko yacura mugabo inzoga aho kumuciga ikoma kandi yarasanzwe akurikirana iby'ibikosa kandi ibyo gihe batabaye umugabo n'igitekerezo yatangiye no kugira ibintu by'ibitekerezo mbese ukumva ari kuza mu murongo w'abagabo nyine ubwo rero nawe nama nakubwira reba wari ufite kariya kagore kitwa Fani kugira nde ariko kuba byibuze uri hamwe n'uriya mugore umwe ibyo byaranshimishije cyane umva rero mubwire jewe kuva natandukana na Fani ubu wanjye nta mahoro ararambye ariko ntabwo nahanagura inkweto arabizi oya nazo uzazihanagura yambaye buriya ntabwo uzahanda wari ubwumvikane ahantu hari ubwumvikane buriya ahubwo nari mfite gahunda yo kumubwira ngo turebe uburyo twacisha biriya bisheke nitumara kubicisha ajyane ku isoko kubera ko hari amafaranga nari nateguye turagura ifumbire yo guteresha ahandi mugatsama ahandi mwaje kumfasha ubwo rero Alex niba nawe ndamubwira ntabwo ubu mu bagabo wahamagara wamwibagiwe oya pe ubw'inzoga numvise ukuntu aryoshye inzoga uyu mugabo bwe yamaze kubugira yavuye mu buka arakuganiriza ukavuga ati bimenya ata Alex none si ahubwo kuvugana ubutaruka nk'uko wabivuze wa mudamu wawe n'umwana wawe ubu bameze all the world tumaze kwamamara amani kwetu ni furu dusagurira na Darifuru all of Africa n'izindi mfuruka pote tunafika hadui tunamupiga na wengine wakaitika hadi target fingo ni trigger we tall and glow bigger turazizi mani dupfa kuva kwizima tugifita kubuzima kushinda ni lazima hari byinshi tuzi batazi kandi tutize mama baramutseho neza kandi oya ahubwo se mwatetse igikoma wakozeho mu waka byose twabiranye genda utegura amasahani nze mbaha ibiryo kandi nanjye ndakifasha nta kibazo amasahani mukuru wanjye yarayateguye genda urebe ko yabikoze neza rebe ko agasime tujye dukoresha ibyo aba ari gukoresha reka nanjye ngire vuba ariko mama ko usigaye utekereza cyane wambwira ibyo utekereza Anita usigaye untekerereza cyane ntabwo kugutekereza ariko nimba umwana abaziye agomba kumusubiza nta kibazo mfite kidasanzwe
genda uteture ibyo mubwiye ukoreshe ka gasumbe kandi ubikore neza. Hano mama twarangije. Genda ubirebe ugaruke umbwire nta kibazo. Baraho n'ukuri. mbese ubu noneho kari kwigara Hari umuhanga. yaratsinze se uriya ko mbere kuri kumbwira ngo ari mu wa gatandatu burajya mu wa mbere Ibyo hejuru azabitwara. yaratsinze Ntuzi urinde ubibaza. Nkora rero. Ubundi kuri biroti. Ni rimwe. ubundi kunywa inzoga ukanywa na mutima nicyo kibazo. Icyo ngushimiye ni ukuba umaze kumwigisha ukaba uzi neza ko agomba gutera intambwe Ngendanywa ariko wenda akazagusimbura amafaranga y'amakaye, iniforume, byose. oya biraba ari byiza cyane. Niyo mpamvu nkubwiye rero n'ibindi uzabikora kuko bizaza n'ubundi utanabizi bizaza mu rwego rw'ubwumvikane guca bugufi. Ariko njyewe umushinga nawe napanze ni ugushaka abagore benshi nkababyara abana bafite ubwenge benshi ku buryo nzakora mbese ishuri ry'ubushakashatsi. Nose ushaka gukora umudugudu Goye ku buryo ndakora ishuri ry'abo bana bakavumbura. nyine ni uko mvuga ko ibintu wenda ukaba wanyitanga umukundi kundu ariko ubwo ntabwo ari ubugabo bwo n'ubu Ugase ko mbyaye abana batanu niba niba kubira ngo azakora icyogajuru. Ubu ibyogajuru byawe bibaye bingahe? habamo n'ibisambo 5. uje urateganya ko habamo n'ibisambo. Aya mwana suba nawe inshuti yanjye wanyifuriza ngo byari nyine amahirwe wagize ni uko wenda kari akabaye agakobwa none n'ikindi kakaba kakumviraga ariko urumva mubwire shira kubonekamo ibisambo cyane. Niyo mpamvu rero umwanzuro wafashe wenda byo basi wenda uzajya wita abana bawe ibisambo ariko abandi mubaretse. oya ndi kukubwira ku rugero runaka wakagombye gufata rwo gusohoza abagore benshi ntabwo twari kuguhira kuba warabatandukanye sireba nk'aka gapira wambaye kubona ko adafite isura none si ngo ni kwa kundi kwererwaga mu bagore meze nk'igikwaje yabo nanjye sinakugarukira udafite isuku araho nakugarukira ariko reka mubwire mwana reka ngiye mubwire sibyo turaganira ibindi ariko abana banjye b'ibisambo. oya ndi kukubwira iyo uza gusohoza benshi niko byari kugenda. Kuri kubona ko nabirukanye nyine ubu ngubu nawe ariko kampani yo tunongeye guhura kubona ukuri kumva wewe ninumva mubwire erega kubana nemeye gufata uraniga kwa kundi ngo mba nivuba ngo kukabaroshi ngo biri kwiba. none se kuba wambura urukwavu uvuge ko ntawe uzi kwirukamo wahita ntabwo wabivuga ariko n'ubundi nanone uretse mvuze ko nyir'uwo yapfuye ni byo. oya ariko gufata umwana ni mwiza nawe abyemere ariko ntabwo ari umugore wanjye sibyo waba waramwikuye byo nabyo ni byiza si ni mwiza n'uwanjye. none si buriya reka nze kubwira tuco rwamwe dushore turasekondera sibyo Alex ukurikije uburyo yatangiye guhumuka isi ukabona ibitekerezo bye biri kuza mu bagabo agasabana agakora iki byinshi nyine wamubonye bitandukanye reba nga kiriya kiganiro yateruye ubonye ko ari cyiza ukurikije uko wamubonye Alex ntabwo yaba mudugudu kandi tutize n'ikigeretseho twe tunabarusha tize ngaho nibatuze baze tubatoze.